mumaze hafi amezi abiri mutabona iyi filime mwakunze, benshi mukaduhamagara abandi mukatwandikira ese twarananiwe cyangwa byagenze gute. Twahuye n'ikibazo ntari buze kujya imuzi cyane ngo nkivugeho kuko ni ibintu bisanzwe n'ubwa gatatu mpuye nacyo kuva dutangiye mu gihe cy'umwaka n'igice tumaze mu ruganda rwa sinema tubahereza filime tubategura ibintu byiza. Byagenze gute rero? Tumaze iminsi tutari monetize, turi off, cyangwa se YouTube channel yacu itinjiza, kandi nkuko mubizi nubwo ari amafaranga make aboneka kuri YouTube ariko araza akadusapotinga mu matike, akadusapotinga mu kuba twabona amazi yo kunywa, kuba twabonera abakinyi icyo kurya, nubwo nabyo hari aho tugera ubushobozi bukabura. Nanjye nta kintu nari mfite cyo kuvuga, nta kintu nari mfite cyo kuba nabasobanurira uretse kwa filime yarahagaze. Filime dufite ama episode 20 twashutinze yarabitse, kandi ubu kuva kwa mbere ubwo tugiye kwibahereza ni buri wa mbere buri wa kane. Kiro cy'urukundo ntabwo tuzongera gusiba kugeza mu tariki 7 z'ukwa kane nibwo tuzahagarara. Nitumara guhagarara tariki 7 z'ukwa kane twongere tugaruke nyuma y'ibyumweru 2. Tubasuze inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu, amahoro y'Imana nabane namwe. Nitwa Mr. Jagugu, umwe mu bantu babafasha kubageza izi filime zitandukanye, yaba Kiro cy'urukundo, Silent Killer, Our Heaven, Darkness of Christmas, ndetse n'indi filime nshyashya tumaze iminsi tukubategurira twagiye dushyira mu mafestival atandukanye, ari naho twari duhugiye. Ariko by'umwihariko nagira ngo mbabwire kimwe mu binzanye hano. Mumaze hafi amezi abiri mutabona iyi filime mwakunze, benshi mukaduhamagara abandi mukatwandikira ese twarananiwe cyangwa byagenze gute. Twahuye n'ikibazo ntari buze kujya imuzi cyane ngo nkivugeho kuko ni ibintu bisanzwe n'ubwa gatatu mpuye nacyo kuva dutangiye mu gihe cy'umwaka n'igice tumaze mu ruganda rwa sinema tubahereza filime tubategura ibintu byiza. Byagenze gute rero? Tumaze iminsi tutari monetize, turi off, cyangwa se YouTube channel yacu itinjiza, kandi nkuko mubizi nubwo ari amafaranga make aboneka kuri YouTube ariko araza akadusapotinga mu matike, akadusapotinga mu kuba twabona amazi yo kunywa, kuba twabonera abakinyi icyo kurya, nubwo nabyo hari aho tugera ubushobozi bukabura. Ariko byagenze gutya ndasinzira, bukeye mu gitondo nsanga batureze copyright. Episode 7 zose zari maze kugeraho kuri channel yacu ya Iris Rwanda TV, zose nsanga bazireze copyright ari 7 muri season ya 3. Nta kindi twakoze nyuma y'imisi 3 bahise banyambura monetize, bankubita ibyumweru 2 birashira, birongera bankubita ibindi 3 birashira. Biriya biganiro mwabonaga dushyira kwa rwanda dutatakaza ochawa umuntu urebyeho kugira ngo ochawa yacu ikomeze irebwe tutaza gusubira inyuma. Rero uyu munsi wa none turi kuvugana twafunguriwe twongeye gusubizwa monetize yabaye on. Mugiye ko nyagumutanye mubone filime Kiro cy'urukundo, mwongere mubona n'ima filime yose twajya tubagezaho. Mu by'ukuri nacitse intege, njya down, buri cyo kuvuga n'icyo gukora, mburi cyo nasobanurira abantu bari badukurikirana cyane kuri Iris Rwanda TV. Ariko uyu munsi wa none ndagira mabwiye ko ikibazo twari twagize cyakemutse. Copyright baturegaga background music, byansabye ko natwe tujya gushaka tracks zacu, ntuza ama tracks yacu cyase na background music nira music mugenda mwumvamo izikubita, nayo hari icyo yongera muri emotion z'umuntu kureba filme. Rero icyo nagira ngo basobanure kuri umunsi wa none ntago ari ubugome cyangwa se ubwana bubi, ntago ari ikindi kintu twari twaragize. Kwari uburyo bwo kugira ngo tumanze dusubizwe ku murongo, tumanze tubone iyo monetize, twongere dutangire twinjize ku buryo kidushiraho ibintu bikaba byarebwa n'abantu benshi, bikagera ku bantu benshi batandukanye, kandi mukongera mukishima natwe icyo dusaba mwebwe mutureba. Murabizi filime irahenze, filime n'urundi rwego. Tumaze kugira team y'abantu bageze kuri 60, kandi bamwe bari kugenda bavamo nkuko mwabibonye, kandi bamwe bavamo hinjiramo n'abandi. Kimwe cyiza kiriho rero, filime Kiro cy'urukundo ni kwa mbere kwa kane. Dushimiye cyane umwe mu bantu bagize uruhare kugira ngo iyi filime Kiro cy'urukundo ngeri garuke, umwe mu bakinyi bacu yatwemera amafaranga 300 byo kudusapotinga, byo kwishura abatekinisiye, dore ko abatekinisiye bari bamaze hafi amezi ageze kuri 3 nta n'umwe uhembwa, kwa ko ubushobozi ntabwo twari dufite. Ariko umwe mu bakinyi yitanze aravuga ati
filime ntago yahagarara, reka filime ikomeze, abakinyi batege, abakinyi babona amazi, abakinyi babona icyo kurya, abakinyi babona icyo kunywa, aduhereza 300,000. Ntabwo ndibuze kumuvuga mu mazina kuko atabishatse, ariko numwe mu bakobwa dukinana hariya muri filime, namusabira umugisha avuga ngo Imana imuhereze umugisha. Yinjiye mu bintu abikunze, yinjiye mu bintu azi, kariyeri ari kuganamo n'uruganda ari kuganamo n'icyerekezo ari kuganamo, afite aho ashaka kuva, afite n'aho ashaka kugera. Kandi icyo kintu uyu munsi wa none urwego yari ariho dutangira gukinana nawe, uyu munsi wa none yarimprovinze, ahagaze neza kandi ameze neza. Dushimire bamwe mu bantu bari muri Amerika bagiye batuba hafi, abantu baba muri Canada mwatubaye hafi, muri Zimbabwe abantu mwagiye mumpamaga mutubaza uko filime bimeze. Ntabwo nigeze njya imuzi w'ikibazo ngo mbasobanurire uko byagenze, kuko nanjye nta kintu nari mfite cyo kuvuga, nta kintu nari mfite cyo kuba nabasobanurira, uretse ko filime yarahagaze. Filime dufite ama episode 20 twashutinze, yarabitse, kandi ubu kuva kwa mbere ubwo tugiye kwibahereza ni buri wa mbere buri wa kane. Kiro cy'urukundo ntabwo tuzongera gusiba kugeza mu tariki 7 z'ukwa kane, nibwo tuzahagarara. Nitumara guhagarara tariki 7 z'ukwa kane, twongere tugaruke nyuma y'ibyumweru 2 tumaze kunamira abacu bazize jenoside 1994. Gahunda iteye rero ibyo turi kubategurira muri uku kwa kane. Tubafitiye igitaramo kizagaragaramo umuhanzi Ishkevin, tuzaturu kuronshinga abahanzi batatu muri Iris Rwanda, ni mu gace ka twise music, gufasha abahanzi batandukanye. Dufite igitaramo tuzamurikamo abahanzi batatu barimo Wizmaker, Wizmaker azafatanya na Ishkevin guperforming, ariko tuzatumagaragariza n'abandi bahanzi babiri ntari buze kuvugaho twamaze gusinyisha muri Iris Rwanda. Ikindi tuzabereka tariki 3 z'ukwa kane, tuzabereka film Romantic Night Movie twateguye. Ni filime irangira, ni imwe mu mafilime meza cyane. Kwinjira turayitsa amakouple mwese, kwinjira ni couple ni 15,000 kuri couple, umuntu umwe kwinjira ni 20,000. Nuko ngo couple abantu babiri ni 15,000, wabona umwe ni 20,000. Amatike yatangiye kugurishwa, waduhamagara kuri 0788 4488 ubundi ukabasha kwa wagura itike hakiri kare, tubatangarije hakiri kare. Igitaramo kizabera hano Musanze aho bita Frigate ni hafi na Sunrise Hotel. Tuzabasha kwageza ibintu byiza biteguye neza. Ni filime nakwita itari ku rwego rwo hasi, iri ku rwego rwo hejuru, ifite story koko uzareba ukavuga uti wow, ndimo ndareba filime noneho yateguye kandi itegurirwa igihe kandi itegurwa neza. Ngarutse ku bahanzi, dufite abahungu babiri n'umukobwa umwe. By'umwihariko dufite mwo umuhungu umaze iminsi uri kubica bigacika, musanzwe muri kumva mu ndirimbo zitandukanye, wamaze kwa navango amaze kugera ku rundi rwego. Mu ijoro ryashize twamonye muri Canal Olympia mu gitaramo ya performinzemo na Ruga, ndetse Ishkevin nawe ya performinzemo. Aba bose nabahungu tuzahuriza hamwe kuri tariki 3 z'ukwezi kwa kane kugira ngo igitaramo ibintu birusheho kugenda neza. Musanze twahoze turota ko yaba igicumbi cya entertainment showbiz ikazamuka ikava ku rwego rumwe ikagera ku rundi rwego. Ubu noneho twaje nta gusubira inyuma, gusa aho uri hose ikintu cya meto gusaba ni inkunga y'amasengesho. Cyo cya mbere. Icya kabiri, hari icyo wadusapotinga in terms of money, mu buryo bw'amafaranga. Tuvugishe turacyakeneye imbaraga zanyaho muri hirya no hino, waba uri mu gihugu waba uri hanze y'igihugu, ngwino udufashe udusapotinge kugira ngo tubashe kubaka uruganda rwa sinema, twubake uruganda rwa muzika, twubake impano zitandukanye zibashe kuzamuka zigere ku rundi rwego. Tubone ejo babayeho babeshejweho na za mpano, kuko twafashe umwanya wo kuzimurikira abanyarwanda kandi bakabageze ku rwego rwiza. Mwabonye indirimbo y'umusore Wizmaker twasohoye coming soon yayo yayise Amafunzo, ni indirimbo iri ku rwego rwo hejuru cyane. Navuga ko video yayo uburyo ihagazemo ntago wayibara mu gaciro kari munsi ya miliyoni. Kandi Iris Rwanda turacyari kwiyubaka, mutwubatse tukabubaka tukabaho ibyishimo by'imitima, ibintu bizagenda neza. Ikindi nakongera, ukeneye kudushigikira, icyambere kora subscribe kuri Iris Rwanda TV, ukore like, share, comment kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye bikugeraho kugiye, ndetse na filime zacu n'indirimbo z'abahanzi. Icyakora indirimbo za Wizmaker ubu zigiye kujya zinyura kuri channel ye yitwa Wizmaker 2, kuko bimwe nababyaga ngo hanze hari abagome. Twafunguye channel ya mbere yitwa Wizmaker, nyuma y'iminsi 2 dusanga bayihakinze, turanya dufunga indi channel yitwa Wizmaker bwa kabiri, nabwo dusanga abantu batureze
ibintu ntabwo byoroshye ariko mureke dukore business dutanga ibyishimo twisanzura mu mitima. Copyright umuntu watureze ntawe nzi sinshaka no kumumenya gusa namusabira umutima wo guhinduka kwanga te kuzongera kubikora kuko uburi kwivutsa abanyarwanda ibyishimo. Abanyarwanda bakeneye kwishima, abanyarwanda bakeneye kwidagadura, abanyarwanda bakeneye kubaho badafite expectation. Mureke tube tudafite ikintu kidutangira kiduhagarikira mu buzima. Ngana ku musozo rero dufite imishinga myinshi turi kubategura muri iminsi iri imbere, ariko kimwe nababwira nuko abakinyi morali mwongere mugaruke muri mood ya film Ikiro cy'urukundo. Twagarutse nta kongera kora behind, nta kongera kureba ku ruhande. Ubu ni twebwe namwe, Iris Rwanda, knowledge is power. Amahoro Imana nabane namwe.